turi ku isaha y'isaa 3:40 saa 3:30 nibwo Aziz Basane umuwinga ukomoka mu gihugu cya Cameroon indege yajemo ya Rwandair yavuye Douala igaca Brazzaville ikagera hano i Kigali nibwo yarandinze ndi wasiri naje kumwakira uyu mukinnyi nyuma y'igihe kinini cyane nyuma y'igihe kitageze ku cyumweru ahagurutse mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza mu gihugu cya Cameroon havuzwe ibintu byinshi yaganiriweho inshuro nyinshi yavuzweho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye hari amakuru menshi yagiye azavuga ko uyu mukinnyi hari transferi igiye kubaho hari amakuru menshi yagiye avuga ko uyu mukinnyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda kerekeza mu gihugu cya Tanzania hari amakuru menshi yagiye avuga ko uyu mukinnyi ashobora kuba agiye gusohoka mu gihugu cy'u Rwanda akava muri Rayon Sport mu gihe kitarenze amezi 6 yarayimazemo uyu mukinnyi rero uyu wa mbere nyuma yo kuvugana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport akababwira ko agiye guhaguruka igaruwa iwabo aza i Kigali bavuganye ku munsi wo kwa gatandatu ku cyumweru yazinze ibikapu kuri uyu wa mbere ku rugendo rutari rworoshye yahagurutse garuwa ajya Douala yavuye Douala yerekeza hano mu Rwanda indege ya Rwandair yajemo nari maze kubikubwira ko yavuye i Douala ica muri Brazzaville hanyuma ikomeza iza hano ku butaka bw'u Rwanda hanyuma rero uyu mukinnyi witwa Aziz Basane nje kumwakira kugira ngo mpamye n'amaso yanjye ko ageze hano mu Rwanda kubera ko havuzwe ibintu byinshi kuri uyu mukinnyi yaganiriweho inshuro nyinshi cyane nyuma y'uko umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Roberto Gonçalves do Carmo yatanze ibiruhuko kuri uyu wa mbere w'icyumweru cyatambutse aho abakinnyi ndetse n'isi yose muri rusange yiteguraga Noheli yafashe icyemezo cy'uko icyo cyumweru abakinnyi kuva kwa mbere kugeza ku munsi wa Noheli na nyuma yaho gato bagomba gufata akaruhuko hari abakinnyi bamwe na bamwe bahisemo kuguma hano hari n'abandi bafashe icyemezo cy'uko bagomba gusohoka mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bajya kurira Noheli muri famiye zabo Aziz Basane rero nawe nicyo cyemezo yafashe ajya iwabo ariko urwo rugendo rwo kujya mu gihugu cya Cameroon nirwo rwateje ibibazo bikomeye cyane Aziz yasinye muri Namungo Aziz yagiye hanaha Aziz yakoze izi offers nizi Aziz byagenze gutya Aziz ntazagaruka mu Rwanda Aziz yasezeye kuri Rayon Sport Aziz byagenze gutya izi zose ni inkuru zavuze kuri Aziz Basane ubu rero ndi hano kugira ngo ndebe ko koko nkuko twabivuganye hakiri kare nkuko twabiganiriye hakiri kare ari buze gusesekara hano ku kibuga cy'indege sinzi igifaransa cyane naramuka hageze bimwe mu bibazo ndi buze kumubaza harimo no kumubaza ngo ese nibyo koko warugiye ese nibyo koko warufite izo offre ese nibyo koko unyuze hano mu Rwanda ngo ugandire na Rayon Sport ukomeze wigendera by the way hari n'abantu nabonye bavuga ko Aziz Basane ari buze kugera no ku butaka bw'u Rwanda ngo azaniye Rayon Sport undi mukinnyi ibyo nabyo binteye amatsiko nyeneye kuza kumenya niba koko uyu mukinnyi aragera hano ku butaka bw'u Rwanda koko azanye n'undi mukinnyi azaniye ikipe ya Rayon Sport ibyo byose ni ibibazo nanjye ndi kwibaza ubwo rero reka negera imbere njyeho bategerereza abagenzi saa 3:30 nibwo indege yahageze ndi kubibona ko yamaze no kuhagera ubwo igisigaye ni ukumutegereza akava agakora check out hano mu kibuga cy'indege hanyuma nkaba namubona nimubona ndamwakira hanyuma nze kugirana nawe ikiganiro kigufi nabinyemerera bitewe nuko uyu mukinnyi afite ibintu byinshi cyane byo kutuganiriza ubwo rero reka ninjire mu kibuga cy'indege indani aho bategerereza abagenzi bagiye gusohoka mu kibuga cy'indege ninjire nanjye ngiye kureba umuntu witwa Aziz Basane aza ku butaka bw'u Rwanda bwa mbere ninjye wamwakiriye nari ndi kumwe na Adrien uyu ni umukozi w'ikipe ya Rayon Sport ushinzwe ubu ibijyanye no kurojistra abakinnyi uyu mukinnyi witwa Aziz Basane koko aragera ku butaka bw'u Rwanda reka nanjye ntegereze ndebe niba Aziz Basane ari buze kugera kuri ubutaka bw'u Rwanda nitwa Wasiri komeza ubane na The Fly TV show turi kumwe cyane nanjye mpora mpari reka twinjire mu kibuga cy'indege hanyuma turebe niba Aziz Basane ari buze gusohoka muri iki kibuga cy'indege aje gukinira ikipe ya Rayon Sport Bonsoir, Monsieur Basane. Bienvenue encore au Rwanda, votre second home. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Pourquoi as-tu choisi de passer ta petite vacance au Cameroun? J'ai choisi parce que c'est là-bas que je suis né et c'est là-bas que je passe toutes mes vacances. Et c'est bien aussi d'aller profiter des vacances avec la famille, les amis et les frères et sœurs, tu vois. C'est pour cela que j'ai choisi d'aller profiter de mes petites congés de 5 ou 6 jours au Cameroun. Comment était cette vacance? C'était super.
C'était super. Vu, tu vois la famille et tout, la maman et tout, c'était super quand même, c'était super. Mais ces jours là-bas, c'était quand même super. Il y a beaucoup d'informations et où c'était le maire, on dit ça. Bassane a un problème avec Rayon Sport, Bassane a l'offre, c'est pour ça qu'il s'en va. Avez-vous entendu ça? Ouais, j'ai écouté des rumeurs comme ça parlait même à la radio et tout. Bon, même comme je comprends pas le Kiwanda, mais on me disait quand même qu'il y a des rumeurs qui disent que voilà, j'ai des problèmes avec Rayon, j'ai des ceci. Bon, c'est juste des rumeurs. Mais ce qui est là, nous sommes concentrés à Rayon, il n'y a rien avec Rayon. Nous sommes juste concentrés sur des matchs et tout. Mais c'est juste que c'est des rumeurs. Mon frère, quel est votre commentaire à tout ça? Bah, moi, j'ai rien à dire à propos de ça. C'est juste des rumeurs. Tu vois, les rumeurs, tu dois écouter et te concentrer sur ce qu'il faut. Bah, tu laisses les rumeurs à côté, hein. Tu te concentres juste. Dites-moi la vérité. Avez-vous laissé une offre en décembre pour partir en janvier? Bon, il y a quand même des sollicitations. J'écoute aussi, il y a certains qui me disent que voilà, tel club, je ne peux pas dire peut-être le nom des clubs. Bon, je sais, il y a quand même quelques clubs qui me veulent. Bon, on attend voir, mais pour l'instant, moi, je suis à Rayon. Je suis concentré d'abord à Rayon. On verra, je ne sais pas si après, si tout se passe bien. Mais pour l'instant, je suis à Rayon. Toi-même, il n'y a pas l'équipe qui convoquait toi? Bon, là, je ne sais pas, il y a pas une équipe qui m'a contacté. Me dit, bon, j'écoute seulement des rumeurs. Que tel club qui me veut, tel club qui me veut, tel club qui me veut. Donc c'est un peu ça, j'écoute juste. Vous avez joué aux 5 mois ici au Rwanda, au Rayon Sport. Quel est votre commentaire sur cette équipe? Bon, c'est une équipe extraordinaire, c'est une très bonne équipe. Il est bien vrai qu'au début, c'était pas trop ça. Et après, on a su remonter et actuellement, ils sont premiers au classement. Mais c'est une équipe fantastique, c'est une équipe très fantastique. On a des belles joueurs, on est concentré, on a la même longueur d'onde, on est discipliné. C'est pour cela qu'on gagne chaque match. C'est pour cela que nous sommes premiers aujourd'hui. C'est une équipe extraordinaire. C'est le sporteur? Ouais, les supporters aussi, ça nous motive beaucoup. Vu quand on part jouer, il y a beaucoup de supporters, ça nous donne beaucoup plus la force de donner encore le meilleur de nous. Tu penses que tu vas rester ici une longue période? Probable, oui, probable. Il est probable, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous garde. Mais je peux dire, pour l'instant, je suis à Rayon et je vais profiter de mon truc à Rayon, de faire des belles trucs à Rayon. Et pour l'instant, je suis concentré à Rayon. Je vous remercie pour cette période d'interview, mais je vais te faire résister à toutes les choses que tu vas faire et bonne année, mon frère. Ok, merci beaucoup. Bonne année à vous. Bonne année. Merci. Birangiye hageze ananganirije ibintu bimwe na bimwe mbanje kumuha ikaze. Hanyuma ikibazo cya kabiri, Aziz Bassane mubajije impamvu yahisemo kujya muri Cameroon, ambwiye ko byari byiza ko yongera guhura na famiye, byari byiza ko yongera kuganira n'umuryango, hanyuma akongera agakemura utubazo tumwe na tumwe twari mu muryango we. Gatatu, mubajije ko hari ibintu byinshi byagiye bivugwa, byavuzwe ko ngira ngo ni nabyo natangiye muri introduction, byaravuzwe ko afitanye ibibazo na Rayon Sport, byaravuzwe ko hari offer afite ziri buze gutuma atagaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Ansubije ko byari ibihuha nk'uko nanjye nabyumvaga. Niyo mpamvu rero ati niyo mpamvu ntafite icyo nabivugaho kuko nanjye nabyumvaga gutyo. Ati nagiye mbibona ku maradiyo, nagiye mbibona ku ma YouTube, ariko kubera ko ntazi Ikinyarwanda sinabyumvishe byose cyangwa ngo mbimenye byose, ariko ambwiye ko byari bihuha yagiye abona gutyo. Hanyuma ndamubajije nti uri umuvandimwe wanjye, njyewe turaziranye we Azizi, ninjye wakwakiriye bwa mbere, uri umuvandimwe wanjye, uri inshuti yanjye, mbwira ufite offre cyangwa wakiriye offre igusohora muri Rayon Sport muri uku kwezi kwa mbere? Ambwiye ko nta nimwe ari hano, ari concentre ku ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero yageze mu Rwanda, ahageze kuri uyu wa mbere,
birasobanura ko imyitozo yo kuri uyu wa kabiri uyu mukinnyi araza kuba yirimo. Uyu wa kabiri uyu nguyu tugiye kwinjiramo mu kanya mu masaha make ari imbere, uyu mukinnyi witwa Aziz Basane azakora imyitozo n'ikipe ya Rayon Sport. Undi mukinnyi utegerejwe wa Rayon Sport ni Elenga Kanga Prince Junior uri buze kuhagera kuri uyu wa kabiri. Yahuye n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo kugera iwabo, yarwaje umwana, yahasanze umwana we arwaye, hakurikiraho na madamu we n'abantu babiri barwariye rimwe, ariko kubw'amahirwe uyu mukinnyi bose batangiye korerwa ndetse banameze neza, birasobanura ko nawe ari buze kugera i Kigali vuba cyane, hanyuma nawe akaza gutangira aka kazi k'ikipe ya Rayon Sport. Aziz Basane rero yaje. Ibihuha byavugaga ko azazanira umukinnyi ikipe ya Rayon Sport, birasobanura ko uko wamubonye niko aje wenyine, nta mukinnyi yazaniye ikipe ya Rayon Sport. Nongera no kukwibutsa ko Rayon Sport nta mukinnyi wazana undi mukinnyi mugenzi we ngo aze gukinira ikipe ya Rayon Sport. Oya, Rayon Sport ifite scouting team nini ishinzwe gushaka abakinnyi, niyo mpamvu muzakubwira ngo uyu mukinnyi azazana undi mukinnyi. Ibyo ntago ari byo, ngira ngo mwamwiboneye umuntu witwa Aziz Basane aje wenyine, akoze urugendo runini, niyo mpamvu ngandiye nawe igihe gito cyane, amasaha 12 y'imodoka yo kuva Garoua agera Douala, hanyuma anakoze urugendo rw'amasaha agera kuri 5 n'igice kubera ko uyu mugabo indege ye yavuye Douala ica Brazzaville, hanyuma iva Brazzaville ihita yerekeza mu Rwanda. Yahagurutse i Douala ku isaha y'isa 8, hanyuma ageze i Kigali ku isaha y'isa 3:30. Nuko ibintu bigenze neza cyane. Rero mwakoze cyane mwebwe mwabanye natwe, ariko ngewe iyo nshatse kuruhuka muri iyi minsi mikuru njya kurira muri restaurant yitwa Bamboo Restaurant. Nabonye ari nigabanyirizwa ku biciro, amawayini bayagabanyije, ibyo kurya bagabanyije, abana aho bakinira haragabanyije. Niba udukurikiye aka kanya biragusaba ko nawe uzajya usohokera muri Bamboo Restaurant kugira ngo byose bize kuba bigenda neza cyane. By the way, iyi Bamboo iri hano mu mujyi au centre. Hano abazi iyi nyubako ya TDM bari muri floor ya 5, iyo uzamutseyo uhita wagera. Iyi minsi mikuru bagufitiye ama offre meza. Mbere yuko mbarekura, uyu munsi uyu wa mbere turiho, ikipe ya Rayon Sport yakoze imyitozo, yasubukuye imyitozo. Ni imyitozo nabonyemo abakinnyi hafi ya bose b'ikipe ya Rayon Sport, ukuyemo umukinnyi witwa Arsene Magutigeza akora imyitozo kuri uyu wa mbere. Ntabwo yigeze akora imyitozo, ndavuga Nsabimana Aimable, nibo bakinnyi bonyine bavuye muri equipe nationale batigeze bakora imyitozo, ariko abandi bakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport bakoze imyitozo. Ndavuga abavuye muri equipe nationale ndetse n'abakinnyi basanzwe b'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ntumbaze ngo Fitina Ombolenga yakoze imyitozo, oya, ari muri ba bakinnyi Dr akiri kwitaho kugira ngo bamere neza kuruta. Hanyuma ntuze kumbaza ngo ese ngo Majari yakoze imyitozo, igisubizo ni oya. Ntumbaze ngo Charles Bari yakoze imyitozo, igisubizo wumve ko ari oya, kuko nawe ntabwo yigeze akora imyitozo kuko aracyarwaye. Ndabasize rero, ariko masege ibindi biganiro birimo ibya Sky 2 biri buze kwa uploadingwa mu kanya, kuko The Fly TV show ihorana udushya twayo. Mwibutsa ko iminsi mikuru 10 yanjye, inshuti yanjye, muvandimwe wanjye, bwo mvuze mu izina ry'umuntu uwo ari we wese waba ukurikiye iki kiganiro, niba uri umujyama, niba uri iniga, niba uri umubyeyi, ahantu ho gusohokera ni hamwe, ni muri Bamboo Restaurant muri floor ya 5 muri iyi nyubako ya TDM. Hazamuka iyo ugeze muri floor ya 5, ahantu honyine uhita uruhukira ni muri Bamboo Restaurant. Mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, mukomeze munogerwe n'ibyiza byose The Fly TV show ibagezaho. N'undi mukinnyi wese uzaza muri Rayon Sport, narakwemereye ko ikintu kijyanye n'amatransferi uzayakurikira hano, ikintu kijyanye na actualite yose yo muri Rayon Sport, kuko niyo kipe ifite access kurusha izindi zose. Ibyo byose uzajya ubimenya, njyewe Wasira uri kubikora. Mbifurije kugira ibihe byiza. Kudakora subscribe kuri iyi YouTube channel ni icyaha, n'Imana ije aka kanya ahita ikuziza. Yikore iyi video nibikuryoheye, yoherereza n'abandi nabo bayirebe, ngaho kanda like. Urabikoze ntago bigoye, buse gufata suya ugakirika kuri ako kantu, ibyo ni ibintu bigoye cyane, ntago bigoye. Ubwo se gukora subscribe, ureba ko kantu kakazogera kariho gakandeho rimwe, niba waragakanze ntubyongereho. Iyi family irimo abantu 47,700 ngaye barengaho, ubu wowe wiyongereho ntitwaba 50,000 mu mpera z'uyu mwaka kweri, tugatangira umwaka muhisha tumeze neza. Mwabikora 50,000 nkabyuzuza. Ubu ntimwakoza Satani kimwaro, Wasira akageza kuri YouTube channel y'abantu 50,000 kweri. Satani mukoze isoni mu izina rya Yesu kuba mwitsera. Twigendere. Mwakoze cyane. Aziz Basane we yahageze, ngo tuzasubire ku myitozo yo ku munsi w'ejo yagiye kwitabira.